Iki ni ikiganiro The Big Story muri kumwe na Alex Ndemezo. Ubushize twashoje igice cya mbere cy'igitabo cyo kuva, aho twabonye ibi bikurikira. Imana yahamagaye Mose mukura mu butayu, iramubwira ngo aze muri Egiputa akure ubwoko bwa Isirayeli muri Egiputa abujyane mu gihugu Imana yabasezeranije. Nyuma y'imyaka 400 Mose araza, Imana igahangana na Farawo kugeza imutsinze, igakura Abisirayeli muri Egiputa, ikabakiza urupfu rw'abana b'imfura ikoresheje amaraso y'umwana w'intama watambwe kubw'Abisirayeli, ariko abanyegiputa abana b'imfura babo bagapfa. Birakomeza bakambuka inyanja itukura n'ibirenge, ariko ingabo za Farawo zikagwamo. Bibaho ngaho bageze mu butayu. Twashoje bari mu butayu, ubuzima busa nkaho bwahindutse, kuko noneho bari batangiye kwitotombera Imana na Mose wabazanye. Icyo gice naho cyasoreje, twasoje twibaza ubu bwoko buzagendana n'Imana bugere mu gihugu cy'isezerano butangiye kwitotomba no kwivumbura ku Mana na Mose mu itangiriro ry'ibintu. Reka dukomeze n'igice cya kabiri. Uno munsi turahera ku mutwe wa 19 tugeze ku mutwe wa 40 w'igitabo cyo kuva. Ahangaha noneho ni ibibera ku musozi, munsi y'umusozi Sinai, aho Imana ihamagara Abisirayeli ikajya gukorana n'abisezerano. Bitangira nyine Mose abaha amabwiriza y'ukuntu bagomba kwitwara kugira ngo babashe kwegera mu kubaho kw'Imana. Bahagera Imana ikababwira ko ishaka kuba Imana yabo, ikagendana nabo, igatura muri bo. Ariko kimwe mu bintu ibabwira cy'ingenzi, irababwira ngo ndashaka ko mumbera ubwami bw'abatambyi. Ibyo bisobanura iki? Ibyo bisobanura ko Abisirayeli aribo bagiye guhagararira Imana mu isi, kuko umutambyi abahagarariye Imana. Abisirayeli barabyumva, bakabyemera, bakemera n'amasezerano bagirana. Amasezerano yose n'ibyo Imana ibasaba byose baravuga bati ibyo tuzabikora tutishe na kimwe. Ubwiza bw'Imana buba buri ku musozi. Mose arazamuka akajya ku musozi, Imana ikamuha amategeko 10 amwe tuzi cyane nk'ibihamya by'amasezerano bagiranye. Ayo mategeko 10 haza kwiyongeraho andi mategeko 52 yasobanuraga yandi 10, ndetse akanagerageza kuvuga uburyo bw'imibanire bw'Abisirayeli, uburyo bakwiye gusenga Imana n'ibindi bigiye bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Abisirayeli aya mategeko nayo baravuga bati ayo yose nta na kimwe tuzica. Urundi rwego rutandukanye n'urwo yari maze kubabwiraho, ikabasezeranya iti noneho ngiye kuza nture hagati muri mwebwe mbane namwe. Ibi ngibi iyo ubyumvise hari ikintu byongera kukwibutsa mu gitabo cy'itangiriro twahereyeho. Bitwibutsa iki rero? Adamu amaze gukora icyaha, Imana yahise itandukana n'umuntu. Ariko noneho turabona binyuze mu isezerano Imana yahaye Aburahamu, Imana ivuga ko igiye kongera guturana n'abantu, ikaba hagati muri bo. Ibi biduha icyizere yuko ibintu bigiye kongera gusubira mu buryo. Ariko ibi ntibitinda. Abisirayeli barabyishimira kuko Imana ibabwiye ko igiye kuba Imana yabo, igatura muri bo, ikagendana nabo, igatura hagati yabo. Ariko byamara kwibasezeranya, Mose agasubira ku musozi kujya kuvugana n'Imana. Igihe ari ku musozi arimo yandika amategeko, atindayo akamara iminsi igera kuri 40 n'amajoro 40 ataramanuka. Abisirayeli bararambirwa, bakananirwa kwihangana, bagahita bafata umwanzuro wo kwataka Aroni, mwene wabo wa Mose. Bakavuga bati Aroni, turashaka yuko turemera Imana, dore wa wundi witwa Mose Imana yaduhaye ngo tugeze mu gihugu cy'isezerano, ntabwo tuzi ibye, niba yarapfuye ntitubizi, twategereje ntaza. Aroni nawe akumvira, akabasaba amazahabu, akabacurira ikimasa, bakakikubita imbere bavuga bati iyi niyo Mana yadukuye muri Egiputa. Uhita wibaza, amategeko 2 ya mbere Imana yari yamaze kubaha, bari bavuze yuko batazica na rimwe, niyo baheraho bica. Irya mbere ryavugaga ko nta yindi Mana iriho, nta yindi Mana bakwiye gusenga uretse Imana imwe. Bayikubita imbere, bakiremera ibigirwamana kandi ari byo Imana yababujije. Mose akiri hejuru, Imana yabimubwira, Mose akamanuka n'umujinya mwinshi. Imana ikamubwira iti buriya bwoko ngiye kubumaraho,
butsembe mbumareho, ubundi nkurememo ubundi bwoko. Ariko Mose n'umutima w'ubuyobozi no kugirira abantu imbabazi no kumenya icyo Imana yavuganye nabo, yinginga Imana ashingiye kuri kamere y'Imana asanzwe azi. Iyo kamere y'Imana ni iyihe? Ni Imana itajya yivuguruza. Yavuganye na Aburahamu ko ubwo bwoko izabukura muri Egiputa ikabugeza mu gihugu cy'isezerano cy'i Kanani. Mose yibutsa Imana isezerano yagiranye na Aburahamu, ariko nanone akongera kuyibutsa ati, ese aya mahanga yose adukikije naramuka yumvise yuko wadukuye muri Egiputa ukadutsinda mu butayu, urumva azabifata ate? Imana mu mbabazi n'ubuntu bwayo ihita yibuza kugirira nabi buriya bwoko, iravuga iti imigambi ndayihinduye, reka dukomeze. Ariko nanone ikabwira Mose iti, ntabwo nzagendana namwe, nzohereza marayika wanjye abagenda imbere, kuko buriya bwoko n'ubwoko butagonda ishosi, ngendanye nabo n'abamara. Mose agakomeza kuyinginga, Imana nyine igahindura imigambi. Guhera ku gice cya 25 kugeza ku gice cya 31, Imana iha Mose igishushanyo mbonera cy'ukuntu bakwiye kubaka ihema ry'ibonaniro, Imana izazigatura mu bwoko bwa Isiraheli hagati muri bo. Iyo urebye uburyo iri hema ryari rishushanyije, rifite ahera cyane, imbere hakabamo ibitereko by'amatabaza, hakabamo ndetse n'isanduku y'isezerano Imana yari yabwiye Mose, ndetse n'ishusho y'ibyo bintu byose bishushanya Edeni, aho Imana yabanaga n'abantu ikagendana nabo. Imana irimo iragarura ishusho yo muri Edeni, aho igomba guturana n'abantu bayo ikagendana nabo bakaba abana bayo, nayo ikaba Imana yabo. Irimo irashaka kongera kugarura ubusabane ihereye muri Isiraheli, muri bene Isiraheli, nk'uko yabisezeranije Aburahamu. Ariko nanone mu isezerano harimo ko muri Isiraheli, muri Aburahamu mu rubyaro rwe, ariho amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Bisobanura ko bigomba guhera kuri Aburahamu n'urubyaro rwe, hanyuma n'isi yose ikaza guherwa umugisha, muri uwo mugisha nyine wo kubana n'Imana no kongera kwiyunga nayo. Kuri uyu musozi Imana niho yibwirira Mose uwo ari we. Iramubwira iti, ndi Imana igira imbabazi nyinshi, igira ibambe, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, ibabarira ibyaha, ariko idashobora kureka umunyabyaha agenda adahanwe. Ibi ngibi bituma twibaza tuti, ko twumva kamere y'Imana itangaje, kandi n'Imana idashobora kureka umunyabyaha ngo agende itamuhannye, ariko nanone n'Imana igira imbabazi nyinshi. Ibi bintu bishobora guhura bite byombi? Ni gute iri bubabarire igahana? Ahangaha nanone bidushushanyiriza Kristo uzaza, nubwo ahangaha tutaramubona, ariko muri Kristo niho tubashiriza kubona uburyo Imana ari Imana itababarira cyangwa n'umunyabyaha imureka igenda itamuhannye, ariko nanone ikagira imbabazi. Kubera ibyo nyine byatumye Kristo apfa, azira ibyaha by'abantu, kugira ngo ubutabera bwayo bwubahirizwe. Ariko nanone apfira abantu ntibapfa, kugira ngo ibereke imbabazi zayo n'urukundo rwayo. Aha nanone ibibwira Mose, ikamubwira kamere yayo. Iyi kamere rero y'Imana itinda kurakara, ariko nanone itareka icyaha itagihannye, ni kamere idasanzwe Imana ikomeza kugenda yereka Mose. Irangiza kubwira Mose uburyo ririya hema ry'ibonaniro rikwiriye kuba riteye n'igishushanyo mbonera cyaryo muri rusange. Ihema rikubakwa rikarangira, iki gice kirangira ihema ryuzuye. Ryamara kuzura, ubwiza bw'Imana bukamanuka hejuru ya rya hema. Bwamanuka, Mose nawe ubwe akananirwa kwinjira muri rya hema, kubera yuko ubwiza bw'Imana bwari bwinshi. Twibuke imwe muri kamere y'Imana nuko ari Imana yera, itagira icyaha muri yo. Ni gute rero ino Mana iri buturane n'abanyabyaha, dore ko n'ubwiza bwayo bumaze kumanuka, na Mose ubwe ntabashe kwinjira muri rya hema ry'ibonaniro? Ibi bituma twibaza ngo iyi Mana iragendana n'Abisirayeli ko yamaze kumanuka gutura muri bo muri rya hema ite? Biragenda bite? Reka tuzakurikire igice gikurikiraho mu gitabo cy'Abalewi. Ahangaha tuzasobanukirwa iby'uru rugendo n'uburyo Imana igiye gutura muri bo ikabana nabo. Ni ikiganiro The Big Story.